Tugiye kugaruka ku bintu bitandukanye ndetse binakomeye cyane byakubwira ko umukobwa yagukunze nyamara ari uwo munsi mugihura, ndetse ukaba waza kuba utazuyaza niba wari ufite gahunda cyangwa nawe bamaze kuba bamwiyumvamo, kuba wahita umusubiza urukundo nawe ubona ko ari kukugaragariza ako kanya, kubera ko wamaze kumenya ko uwo mukobwa yagukunze, ndetse ntibibe ari ibintu byanakuvuna cyane ko wahita ubwira umukobwa nawe ko wamukunze mu gihe koko wamukunze. Hari ibimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye abakobwa bakora cyane cyane iyo bakunze abasore cyangwa bakunze abagabo. Ibyo bimenyetso nibyo ngiye kuba nakubwira ukaza kuba wabisobanukirwa, kugira ngo ubutaha utazagira umukobwa uhura nawe nyamara yagukunze bikaza kuba bitakugendekera neza cyane, cyangwa ukaba wamuca amazi ukirengagiza amarangamutima ye, nyamara nawe hari uburyo wowe wagitangiye kugenda umwiyumvamo gake gake. Kugira ngo umenye ko yagukunze mugihura cyangwa mumaranye nk'iminsi mikeya, nuko uzabona mu gihe muzaba muri kumwe mu bandi uvuze nk'ikintu, ariko abandi bantu badashyigikiye, igihe cyose uzabona umukobwa ari ku ruhande rwawe ubone ko ari we ari gushyigikira cyane, nubwo cya kintu kabone, nubwo cya kintu nyine wakivuga ubizi neza ko harimo amakosa nyine kitameze neza, ndetse wumva atari n'igitekerezo gisukuye kimeze neza cyane, umukobwa azagerageza kukudefanda ndetse anagushyigikire cyane, ubone ko hari uburyo ari gushaka ibindi bitekerezo bishobora kuba byaza kubyungane cya gitekerezo cyawe, kugira ngo cya gitekerezo cyawe kize gikomeye ku buryo n'abandi bantu bari buze kucyumva bakumva koko atanze igitekerezo gikomeye cyane. Umukobwa rero nagerageza gukora ibyo bintu byose rwose ntuzamurushye. Shimire wamaze gukora subscribe ku Ihozo TV, ngiye tujye kubana muri iki kiganiro ndi Turutayiga. Nizere ko aho uri hirya no hino ku isi umeze neza cyane. Ikintu cya mbere tujye kuba twaheraho, ndetse turaza kuba twagera ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bikwereka ko umukobwa iyo yagukunze ibi uburyo ashobora kubikugaragariza, ndetse nawe nyine waba wakunze ugahita ufatiraho ntuzuyaze. Ikintu kizakubwira ko umukobwa yagize ate yagukunze, ahangaha uzabibonera ku buryo akeneye ko mukomeza kuganira cyangwa ukomeza kugenda umuri hafi, ukomeza umuganiriza ndetse unamwitayeho cyane. Ikindi nyine akumva ko mugomba gukomeza muri nitaci muganira, ikiganiro kigakomeza gikura gake gake, ku buryo yumva kuba wagenda ashobora kuba yavuga ati use ndongera mukure hehe, ku buryo biza kurangira kuri wa mwanya finali wa mukobwa aje kugira ati mu gihe wenda nka ya nama irangiye, ahangaha wa mukobwa ahita atera intambwe akakubwira ati kugira ngo ibi bintu tuze kuba twabikomeza waza kumpa nimero yawe ya telefone, cyangwa nkaba nakwandikira kuri WhatsApp kugira ngo hari ibindi bintu tuzagira dute, hari ibindi bintu tuzakomezanya. Kunze mugihura ni ukukubona niba winjiye nk'ahantu ukabona arakumwenyuriye, ndetse ukabona ko akumwenyuriye kadasanzwe, ndetse ukabona nawe ubwawe karakunyuze bitewe n'uburyo agusekeye. Uyu mukobwa rero n'ubu ukinjira nk'ahantu ukabona ahise akumwenyurira, aragusekeye, ndetse amaso ye ukabona mu maso ye harimo haragaragaza ibyishimo, ndetse ubona ko agufitiye. Iki gihe uyu mukobwa nabikora uzahita umenya ko umukobwa yamaze ko yagukunda, nawe ntuzazuyaze uhita umusubiza, ndetse nawe urukundo ari kwereka ako kanya ugerageze kuba warumusubiza byihuse cyane. Ikindi kintu rero kizakubwira ko umukobwa yagukunze mugihura, nyamara nta n'iminota myinshi cyane muramarana, nta n'igihe kirekire muramarana, uzabona ari kukureba kenshi cyane, akwitegereza mu maso, mu gihe nyine usa nkaho wirangaje, nyine nawe ugomba kuzajya wirangaza gakeya kugira ngo urebe koko uwo mukobwa niba ari kukureba akwitayeho, kuko buri mukobwa utagukunze wumva utari no kumukura ku mutima ntazigera aguhanga amaso ngo akwitegereze cyane, ahubwo uzamubona ahugiye muri telefone. Umukobwa rero nubona mwicaye nk'ahantu ukabona arimo arakwitegereza cyane, nubwo ashobora kuba ari kure, hari nk'abantu bajya basohokera nk'ahantu, ariko ugasanga harimo umukobwa wicaye wenyine, yicaye wenyine ukabona ukabona yakikubona ukabona akwitayeho cyane, arimo arakureba kandi wicaye wenda ahantu wenyine cyangwa uri kumwe n'izindi nshuti zawe, ariko kubera wa mukobwa yicaye wenyine ukabona yakwitegereje cyane. Icyo gihe rero uyu mukobwa nubona yakwitegereje cyane kandi ari kure, kandi ukabona yari afite telefone ye mu ntoki wenda yo kuba yabahugiyeho, hari ibindi bintu yari kuba ahugiyeho, ariko ukabona amaso ye arimo arakwitegerezaho, wa musore we, wa mugabo, uzamenye ko uriya mukobwa yagize ate yagukunze. Niyo mpamvu ugomba kuzahita utera intambwe yindi, nawe ukagenda ukamwegera ukamubaza ati amakuru bimeze bite. Icyo gihe rero uzajyayo nawe ufite gahunda, kubera ko wumva n'abamukunze. Ikindi kintu rero kizakubwira ko uyu mukobwa yagukunze, ndetse mugihura ako kanya cyangwa mukibonana aho ngaho, ikintu kizabikwereka kindi ni uko muzahuza amaso, yari ari kukwitegereza cyane, bya bindi nakubwiraga ruguru, ugahita ubona
ukabona wa mukobwa agize ati asanyemo akantu k'isoni, agahita yirebesha nko hasi, agahita yirebesha hirya, agahita yirangaza, nyamara wowe wamurebaga ko mu kanya mutarahuza amaso yagiraga ate yakwitegerezaga ndetse ukabona ko akwitayeho cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangaha wenda ikindi kintu twahita dukomeza kindi ku kindi kintu kikwereka ko umukobwa yagukunze mugihura ako kanya, ndimo ndavuga uwo munsi mugihura, wenda ibindi by'indi minsi kurikiyeho tuzaza kugenda tubigeraho. Ikindi kintu kizabikubwira nuko niba mwicaye nk'ahantu ya nyicaro yari yicayemo, niba ari yicaye areba imbere, uriya mukobwa ntazigera umubona na rimwe yongeye kuba yanyeganyega ngo ahindukire arebe hirya cyangwa agira ati ya maguru niba yarebaga amaguru y'imbere n'ubundi uzakomeza umuna areba imbere ndetse akureba yakwitayeho cyane, ubona ko ari nk'aha ari mu isi ya kure cyane we nubwo yicaye aho ngaho. Icyo gihe rero umukobwa uzahita ugira ute, uzahita nawe ugenda umubwize ukuri. Ikindi kintu rero kizakubwira ko umukobwa yagukunze kindi, aho ngaho ndimo ndavuga ku bantu nyine bagize amahirwe yo guhura na babandi wenda aho ngaho mukaba mwicaye, wenda ari nko mu nama, wenda we waruhaje nk'ubwa mbere, uzabona wa mukobwa niba ari nk'umuyobozi w'ikigo cyangwa undi muntu ukomeye aho ngaho, ashobora nubwo yaba yagukunze ariko kubera ko abizi neza ko ashobora wenda kuba akurusha wenda iranka mwako kazi, akurusha izina rimereye. Icyo gihe rero umukobwa azakenera ko mukomeza kugenda mugirana ibiganiro, cyangwa niba unamurusha izina riremereye ubone ko hari uburyo akeneye ko ukomeza kumuganiriza, wenda kubwira ati ese biriya bintu umuntu yabikora gute, byagenda bite, aka kanaka umuntu mwege mwabigezeho mute, ukabona ko hari uburyo akeneye ko mukomeza kugenda mugirana ibiganiro. Noneho uyu mukobwa uko iminsi igenda ishira ndetse n'indi gataha, uyu mukobwa wagukunze wenda wagize amahirwe nibwo wari ukigera muri ako kazi, ndetse uwo mukobwa urabona ko ari we wakwitayeho, watangira kugenda kugira inshuti, ndetse ukabumva ko hari n'andi mabanga mato agenda kumenera, wenda akakubwira ati mu kazi bimeze uku nguku, bigenda uku nguku, wenda hanaha bigenda uku, cyangwa yaba nta makuru afite, wenda ari nk'akandi kazi mutari muhuriyeho, kumva arimo arashaka kuguha amakuru, rimwe na rimwe ukumva ayo makuru arimo aracukumbura, ariko ugasanga ayo makuru ntago ahari. Ikindi aba akeneye cya mbere ni uko aba akeneye kukwegera, kumva ko nyine aba akeneye kukwegera ahangaha, akakuba hafi, akumva ko ibiganiro muri guhura mukagerageza kuba in touch, mugatajya muvugana kuri phone gake gake, akajya kuvugisha akakubwira ati uyu munsi wabibonye byagenze uku nuku, ukumva ko wa mukobwa nyine ari uburyo bukeneye cyane kukwegera. Ahangaha rero ibyo byose nugenda ubibona wa musore we ufite gahunda, uzahite umenya ko uyu mukobwa agize ati afite gahunda yo kuba yagukunda, nawe nabikubwisha ko wamubengutse, nawe ugahita utera intambwe ukagenda ukamwegera ukamubwira ko umukunda. Ibi ngibi bizahita bigira bite, bizahita bigufasha. Ikindi kintu rero kizakwereka ko umukobwa yamaze kuba yagukunda mukimara guhura, nuko uzavuga ikintu wenda kitanasekeje ariko we ukabona aracyishimiye ndetse aranagisetse, ukabona ni ibintu bimushimishije cyane, nyamara aho ngaho nta n'undi muntu byari byashimishije. Icyo gihe rero uzamenye ko umukobwa yamaze kuba yagukunda nubwo aribwo mugira mute mu gihuru. Icyo gihe rero nubona ibyo bimenyetso byose ugomba kuzahita ugira ute wegera wa mukobwa ukamubwira ati bimeze bite, uko buri abakobwa benshi cyane hari igihe bajya bagira batya agaceceka, ariko yagukunze ariko kubera ko yabuze uburyo abikubwira, kavuga ati reka nkoresha ibimenyetso bigiye bitandukanye, wenda uyu musore yaza kubibona ko namukunze, maze nawe akaza kuba yagira icyo yibwira. Icyo gihe rero nubona uyu mukobwa ari kugenda kwereka ibimenyetso bigiye bitandukanye, nawe ntuzazuyaze, uzahite ugira ute umwemerera. Ikindi kintu cya nyuma rero dusoza ni uko ikintu umukobwa azagukorera kugira ngo umenye ko yagukunze mugihura cyangwa mumaranye nk'iminsi mikeya, ni uko uzabona mu gihe muzamuri kumwe mu bandi uvuze nk'ikintu ariko abandi bantu badashyigikiye, igihe cyose uzabona umukobwa ari ku ruhande rwawe, ubone ko ari we ari gushyigikira cyane, nubwo cya kintu nyine wakivuga ubizi neza ko harimo amakosa nyine kitameze neza, ndetse wumva atari n'igitekerezo gisukuye kimeze neza cyane, umukobwa azagerageza kukudefanda ndetse anagushyigikira cyane, ubone ko hari uburyo ari gushaka ibindi bitekerezo bishobora kuba byaza kubyungane cya gitekerezo cyawe, kugira ngo cya gitekerezo cyawe kize gikomeye ku buryo n'abandi bantu bari buze kucyumva bakumva koko atanze igitekerezo gikomeye cyane. Umukobwa rero nagerageza gukora ibyo bintu byose rwose ntuzamurushye, ntuzamugore cyane ngo ukomeze ubyirengagize, ahubwo uzahita ugira ute, uzahita uba uwa mbere, utere intambwe rwose zihuse cyane, ugende utangire umwibwire, niba ari izo nimero zimukuremo, niba ari izo mbuga nkoranyambaga ze uzimenye, muforowingane, mumenyane, umukobwa azaba yagize ate, azaba yagukunze. Kandi umukobwa kenshi cyane gukunze uko nguko biragoye ko ashobora kuba yazakwanga mu gihe utamuhemukiye cyane, umukorere ibintu bigize bite, ibintu bibangamira. Uyu mukobwa rero ndamugushimiye cyane, wa musore we, umugabo we, uyu mukobwa mugire mutima umwiteho. Abakobwa namwe mukomeze kugenda mwongera ibimenyetso mugaragariza abahungu rwose, kugira ngo niba ukunze umusore abibone rwose, kugeza ubwe atambutse akaza akagira ati akaza akabikwibwirira.
aha ngaha rero wenda nahita mvuga nti wenda tugende tugana no ku musozo, mbashimire mbabwire nti mwakoze cyane mwese twabonye muri iki kiganiro, ndetse muri abantu b'ingenzi mwamaze gukora subscribe ku Ihozo TV, igihe twabanaga muri iki kiganiro ndetse tutayiga, nizere ko aho muri hirya no hino ku isi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Murakoze.